muhaguruke rero twese dusabire ibintu by'abatisi. Bavandimwe dufatanye kwambaza Nyagasani Imana ishobora byose kugira ngo asesekaze muri aba bana ubuzima bushya bw'amazi n'Roho Mutagatifu. Bavandimwe muzi uburyo Imana yashatse gutungaza ubuzima bwayo mu bemera ibigishije ikimenyetso cy'amazi. Nimucyo rero tuyerekezeho imitima yacu maze dusengere hamwe kugira ngo itagatifuze iriba rya batisimu maze ibonereho gusendereza ubuzima bwayo muri abo bana batoye. Mana yacu kubasha bwawe utagaragara unonose ari bitangaza mu bimenyetso by'amasakaramentu yawe kuva mu ntangiriro wakoresheje amazi ku buryo bwinshi kugira ngo utegure abantu kumva neza inema ya batisimu. Mana yacu isi ikiremwa niho warembaga ku mazi kugira ngo hakiri kare amirire imbaraga zitagatifuza. Mana yacu igihe cy'isendera ry'umwuzure werekanye uburyo bwo kuvuka bundi bushya kuko amazi yashushanyaga ubutiratizwa bw'icyaha no kuvuka ku butungane. Mana yacu wowe wambukije abana ba Aburahamu inyanja y'umutuku kugira ngo umuryango wawe urokoye mu bucakara urushanya imbaga y'ababatijwe. Mana yacu umwana wawe ukunda cyane yabatijwe na Yohani Batisita mu mazi ya Yorodani acengerwa na Roho Mutagatifu kandi igihe yari ku musaraba uruvu rwavuyemo amazi n'amaraso amaze no kuzuka yabwiye abigishwa be ati nimugende mwigisha amahanga yose mubatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. None rero Nyagasani ureba ni mu bugwaneza kiliziya yawe uyivurire mu isoko y'abatisimu. Aya mazi nahabwe kuva Roho Mutagatifu nyuma ya Mwana wawe Yezu Kristo w'ikinege kugira ngo umuntu waremwe mu ishusho yawe batisimu yamuhagiza busembwa bwo none iyo shusho avuke bundi bushya kubw'aya mazi no kubwa Roho Mutagatifu. Mana yacu turakwinginze kubw'umwana ubasha bwa Roho Mutagatifu yamunukire kuri aya mazi kugira ngo abantu bose bahambwe mu iyobera ry'urupfu rwa Kristo kubwa batisimu hamwe nawe bazukira ubuzima bw'ukuri. Tubigusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Murakomeza amagara rero natwe dusubire mu masezerano twagiranye n'Imana. Babyeyi b'abana mwe by'abatisimu mu isakaro ry'abatisimu abana mwazanye bagiye guhabwa kubw'amazi na Roho Mutagatifu ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Ni mwebwe rero mugomba kwihatira kubarira mu kwemera kugira ngo ubwo buzima bushya bw'Imana buzanwa n'icyaha ahubwo uko bakora buryo burushaho kwiyongera. Niba rero ubukristo mufite ariko bwatumye muzana abana banyu niba kandi mwiyemeje n'umurimo wo kubarira gikristo ni mwese batisimu bwanyu mwawe musaba amasezerano mwagiranye n'Imana ariyo kwanga icyaha Yezu Kristo no kumwamamaza. Ukwemera kwacu kwemera kwa kiliziya yose abana bagiye kubatizwa kubera impamvu mwanze shitani turayanze n'imihango yose turayanze n'ibyo dushukisha byose turayanze mwakanye kutazakora kuri aba bana banyu imihango inyuranyije n'ubukristo murabihakanye turabihakanye. Mwemera Imana Data ushobora byose mu ijuru n'isi turabemera. Mwemera Yezu Kristo Imana w'ikinege Nyagasani byana Bikira Mariya akababara agahambwa akazuka mu bapfuye none akayica byo bwase muramwemera turamwemera. Mwemera na Roho Mutagatifu Kiliziya Gatolika usanga batagatifu by'ibyaha izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho murabyemera turabyemera. Murashaka ko aba bana batizwa mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamaza muri aka kanya murabishaka turabishaka. Nimwicarire rero tubatize.